Nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe tubavandimwe ntimuraho. Uyu munsi mu kiganiro cyacu menya byose kinyura kuri YouTube channel yacu yitwa Isaniro TV, tugiye kubabwira ingingo 9 zatuma tubana n'abandi neza. Ubufatanye hagati yacu n'ishingiro ry'imibereho yacu na sosiyete zacu. N'urwego rw'ibanze twishingikirizaho kugira ngo tubeho. Reka turebe urugero rworoheje. Twishingikiriza ku bahinzi kugira ngo tubone ibiribwa, ndetse twishingikiriza ku baganga kugira ngo barinde ubuzima bwacu. Ariko birenze kubaho kwishingikiriza ku bandi bidufasha gutera imbere. Niba wifuza kunoza ubuhanga bwawe muri ibi, dore bimwe mu bibazo ushobora gushakisha. Ese birashoboka kubana n'abantu bose? Kubera iki ari ngombwa kubana n'abandi? Kubera iki mfite ikibazo cyo kubana n'abandi? Hano hari inama nyinshi zagufasha guteza imbere umubano wawe n'abandi imbere mu buzima bwawe. Ingingo ya mbere: umva abandi. Ubuhanga bukomeye mu itumanaho n'ubushobozi bwo gutega amatwi abandi, aho kuvuga wenyine. Fata umwanya utuze wumva icyo abandi bavuga. Irinde guta abandi mu ijambo cyangwa kuvugira hejuru kurusha abandi. Ingingo ya kabiri: iri kinyabupfura kandi ushira amanga. Iyo ari wowe uvuga, ubikore mu buryo bwo gutekereza ibyiyumvo by'abandi kandi bigasiga ingaruka nziza. Tekereza ku byo ushaka kuvuga mbere yo kubivuga, kandi ntutinye gusaba imbabazi niba uvuze ikintu utabigambiriye igihe uvugana n'umuntu. Gukora ibi hakiri kare mu mibanire yawe bitanga urugero rwiza ku bufatanye bw'ahazaza. Ingingo ya gatatu: binyangamugayo n'umunyamurava. Ubundi buhanga bukomeye bwo gutumanaho ni ukureba neza, kuvugisha ukuri kandi ubikuye ku mutima. Uzubaka umubano n'abandi mu gihe ubabwije ukuri kandi bashobora kwizera ibintu uvuga. Ingingo ya kane: emera ko umunyantege nke. Abantu bashaka kumenya uri we rwose, abeza n'ababi bose barabishaka. Mu gihe wigaragaje nk'utunganye, abantu bazashidikanya niba koko bakuzi iby'ukuri. Kugaragaza intege nke ku bandi bibabwira ko witeguye kubakingurira no kubareka mugasabana mu buzima bwose. Urugero: sangiza abandi bikugoye cyangwa ikosa wakoze. Ingingo ya gatanu: erekana ko ushishikajwe n'abandi. Kwerekana ibimenyetso byerekana ko witaye ku bandi, nko kubamenya. Baza kandi wumve rwose ibyo bavuga ku byerekeye inyungu zabo, experience n'ibintu bibafitiye akamaro. Kubaka ikimenyane biganisha guhumurizwa no kwizerana. Ingingo ya gatandatu: funguka uvuga ibitekerezo byawe. Shakisha amahirwe yo kubatega amatwi nubwo utamenya n'ibyo bavuga. Witegure guhindura ibitekerezo byawe cyangwa gusobanukirwa ibintu mu buryo butandukanye. Urugero: niba shobuja ahisemo guteza imbere umushinga wa mugenzi wawe aho kuba uwawe, fata umwanya wo kwiga byinshi kuri uwo mushinga, ndetse unabafashe byinshi. Ibitekerezo bitandukanye biguha amahirwe yo gukura no kwiga. Ingingo ya karindwi: haranira gusobanukirwa. Shaka uko usobanukirwa ibifitiye abandi umumaro ndetse n'ibyo baha agaciro. Baza ibibazo bigufasha kubyumva neza. Niba utazi neza impamvu bavuze ikintu cyangwa bakoze ikindi, ubabaze impamvu yabyo usobanukirwe. Urugero: niba ufite mugenzi wawe ushobora kuba agera ku kazi kare ariko abandi batagerayo kare, fata umwanya ubaze buri wese impamvu yabyo. Ingingo ya 8: gusora ibibazo bito. Ibibazo bishobora kuvuka mu bushuti ubwo ari bwo bwose, aho gutuma bikura. Shaka ko wabikemura bikiri bito. Ibi bizaba gusaba imbabazi cyangwa gufata umwanya ukaganira na mugenzi wawe mugashaka uburyo mwabikemura hakiri kare. Ingingo ya 9 ari nayo ya nyuma: kurikiza itegeko rya Platinum. Abenshi muri twe twizera ijambo ngo fata abandi nk'uko wifuza ko bagufata. Ariko Platinum we yagize ati: fata abandi nk'uko bashaka gufatwa. Iyo tumaze kumenya iby'ingenzi ku bandi bantu hanyuma tukabafata uko bikwiye, tuba tugaragaza uburyo umubano ari ngombwa. Soza reka ngire nti turabizi ko umubano wacu n'abandi ari ngombwa, ariko ibyo ntabwo buri gihe bitworohera kubungabunga. Gushaka inzira zo kubana n'abandi bishobora kudufasha koroshya imibanire no kurushaho kugira ubuzima bwiza, ndetse bwiza cyane. Kugira inshuti no kubana n'abandi bikungahaza ubuzima bwacu kandi bidushoboza gutera imbere. Inshuti yanjye, ndakugira inama yo gukurikiza izo ngingo nkubwiye.
yari Sunday Samuel. Ntiwibagirwe gukanda ukazogera ukora subscribe, udukunda aribyo bita like, ndetse udusangiza abandi aribyo bita share. Ni Isaniro TV, murakoze murakarama.